السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kuzuishimwe n'abandi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakari ku basozereje intumwa n'abahanuzi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam we n'abiwe n'abasangira ngendo be ndetse n'abandi bazakurikira inzira kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko twazaturi muri abo ngabo. Allahumma amin. Bavandimwe Islamukazi, uyu ni umwanya wo kugira ngo twongere turebere hamwe ibibazo abayisilamu bagenda bagaragaza. Rimwe na rimwe ugasanga ibyo bibazo nubwo abayisilamu babigaragaza ntabwo bajya bahabwa kirengera cyangwa se ngo bagire icyo bavuganirwaho kuri ibyo bibazo, cyangwa se wenda ngo niba hakize ikibazo wenda abayisilamu bagira wenda bagire naho bakigaragaza cyangwa se aho bakigaragariza. Ibyo ngibyo abayisilamu mu Rwanda tumeze nk'aho twirera cyangwa se ari nk'uwa mwana wavutse yamara kuvuka agasanga nta mubyeyi afite. Uyu munsi tugaragara nk'aho dufite ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda, ariko abayobozi nta n'ikintu kimwe batumariye. Ntabwo wamugeraho ngo umubwire ngo ikibazo ni iki ngiki ngo azagikemure cyangwa se ngo yamenye ngo anakorera hehe, ntabwo bishoboka. Rero uyu munsi abayisilamu twagwe kuba dufite ubuyobozi butwumva. Abayisilamu twari tuyobewe buhumyi, tutabizi cyangwa se wenda tutazi iyo turi kujya cyangwa se tutazi iyo turi kugana, ariko burya ngo ibuye ryagaragaye ntabwo rarikesha isuka. Abandi b'abayisilamu, ikintu kimaze iminsi mu bayisilamu abenshi ntabwo twarasobanurira ukuri kwabyo twari twaragiye twumva RMC twumva ngo, ariko RMC nta kintu na kimwe imariye abanyarwanda b'abayisilamu, nta n'ikintu na kimwe dukorera twakumva wenda ko twakumva ko ari abayobozi bacu. Nta n'ubwo akanya ibintu twari turi kwibwira twari twarasobanukiwe siko byari bimeze. Abayisilamu ndagira ngo bamenyeshe yuko Isilamu itayobowe na RMC mu Rwanda. RMC twasobanukiwe byinshi cyane, twagiye twumva byinshi cyane, twamajije kubona ko RMC ni agatsiko nk'utundi twose dushobora kuza mu banyarwanda b'abayisilamu bukababeshya yuko ari abayobozi babo, bakaza bakatwangiriza ibikorwa remezo n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi twamajije kubibona byaragaragaye. Dushimira ko abavandimwe banabashyize ku hanze bakabashyira ku mugaragaro. Ntabwo batageze kugira ngo batwereke yuko abantu ari abantu bagamije kuza bakiba, bakaza bakadusahura, bakaza bakaduteramo ibintu bitabaho. Yenda isabira imbabazi umuvandimwe ari pepe n'abandi bagenda wenda bashyira ukuri hanze, Allah ajya bongerera, kubera ko bo banze kugira imani ya ujinga, ya imani umuntu agira akumva ko ngo afite imani, kandi mu by'ukuri imani afite ari za zindi zimuganisha habi. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze mu bintu bigaragaza abemeramana nyabo, ni ba bandi bazaza bakagira gute bagashikama ku dini igihe babona hari ubwangizi bukabije, bakavanaho ibyo bibi bakoresheje amagambo yabo, bakoresheje imvugo zabo. Urwo rugamba bararutangije bamwe mu bayisilamu, alhamdulillah, Allah ajye bongerera. Uru rugamba barutangije tutabizi, bamwe babita abasazi, abandi bakabita abantu bishakira amaviews biri aho ngaho, ariko twamajije gusobanukirwa ibintu bari barimo kurwanira ibyo ari byo. Ibimenyetso byagiye hanze, ahubwo twe turisabira uburenganzira. Kuki twebwe abayisilamu turavuga buri munsi tugagaza ibimenyetso buri munsi, kuki RIB ubwayo itaza ngo irebe ibyo bintu, cyangwa se baze barebe ko ibyo bintu abayisilamu bavuga niba ari ibyo koko, kuki bataza ngo babirebe? Ariko alhamdulillah RIB yamajije kubyinjiramo, amajije guhamagaza abo bagabo baze babaze. Amatike y'abantu barayarya, umuntu arishyura amafaranga agiye gukora umutambagiro, ibintu birimo wallahi kugira ngo urye amafaranga nk'ayo ngayo amajije kugaragara. Ni kuvuga Sheikh Pepe niyo mazina benshi tumuzeho, ngenda musaba imbabazi nivuye inyuma rwose. Nibinashoboka wenda insha Allah ta'ala nge nzamwishakira gutya tube turi kumwe, kiye mu kwe no mu kiganza n'umuntu w'umugabo. Bajye batobora, hari igihe twabaye tutarasobanukirwa tw'abanyarwanda, hari igihe twabaye tutarasobanukirwa tukaba tuzi ko nyine ngo umuyobozi agomba kubahwa mu buryo bumwe na burya. Ibi byose ndabivana ku kiganiro nigeze gukora, kubera ku kiganiro nzi ko nanjye ubwanjye nari nzi ko RMC mu Rwanda ari umuryango w'abayisilamu mu Rwanda twese. Ni community, ni community yifashe ikifata ikishyiriraho ibintu bagashyira amategeko yabo, kuko nta na suna cyangwa Qur'ani bagendera bari abagabo.
nusanga ibikorwa byabo byose uzasanga nta na kimwe kigendeye kuri Qur'ani cyangwa se kigendeye kuri hadithi, n'ibigaragaye bimeze gutyo nabyo usanga harimo imbogamizi nyinshi cyane bavana mu Islam. Ibi ngibi abenshi twarabivuze, bamwe bagenda babivuga bakavuga ati ni ukuvuga ngo njye gukora kiriya kiganiro abantu benshi bamajije no kukireba, cyamajije kurebwa kenshi cyane, kubera ko hari aho nagiye mvuga ku bayobozi bacu mvuga ati nabo reka tujye tubabanira neza, wenda Allah yazabagarura akabagarura mu nzira nziza, tubagendere neza. Ariko kumbe ntabwo nari nzi ko ari sosiyete, ntabwo nzi ko ari sosiyasiyo yifashe ikaza gutya gusa, ikaza ikatwinjiramo, ikaza ishaka kuduhungabanya igira gute. Ntabwo RMC umwaka njyewe nyiri umunyamuryango wayo, ubu ndemerewe kuvuga ati njyewe ndi umusilamu mu Rwanda ariko sindi hamwe na RMC, kandi nibyo koko. Mu by'ukuri RMC uwo muryango umajije kudukora, abantu bari mu bujiji, abantu turatukana ku mbuga nkoranyambaga, turajya gute. Ndashaka kuzagaragaza message, nzazigaragaza nzishyire ku mugaragaro, zigaragaza ukuntu abanyarwanda bababaye. Twe tuba mu gurupe ya WhatsApp y'abayisilamu, tuba mu gurupe agiye atandukanye, ariko usanga ikintu hafi ya twese tuba turimo kurwanira tuvuga ati se ni gute twabona ubuyobozi bwiza bw'abayisilamu buturebere. Aha kanya RMC twe turasa nk'abayisilamu, noneho bajye hariya bagaragaza ati kuva imyaka ingahe tuyoboye, iyi myaka tujya tubagaragarize ibyo twagezeho ni ibi ngibi, ibyo dufite ni ibi ngibi, maze twe turebe abayisilamu niba ari twe bakorera, noneho batwereke imigabo n'imigambi yabo. Ubundi gute tuyoborwa n'abantu tutazi? Aka kanya nibakora ubugenzuzi bajye mu baturage bati ubundi RMC iyoborwa nande? Umuyobozi wa RMC ninde? Uzamumenya uzangaye? Babonye yuko bamajije kubona ko ibyaha bimajije kuba byinshi, bamajije kubona ko bazabazwa ibintu byinshi, batangiye guha akazi bamwe mu bashekh wallahi barasobanukiwe n'idini. Ntabwo nzaza mvuga umuntu ngo mutsinde nka abandi bavuga ngo ntabwo uyu ngo ndugamuvuge. Oya, reka tujye tubavuga, abantu banave no mu rujura n'ikintu abantu barimo kuziramo ino minsi. Ati si uwo nguwo ninde washatse kuvuga? Sheikh Ndayisenga Ashraf, alhamdulillah, yari amaze iminsi myinshi cyane, mu gihe kiri inyuma gitoya gitambutse, kiri inyuma gakeya, yari afite ikiganiro yikoreraga kuri televiziyo ye, ashyira ibiganiro bigenda byubaka abantu, hadithi, aya ishyira hariya, ariko shayitani icengera mu bantu nk'abo ngabo. Shayitani icengera abantu nk'abo ngabo, ikaza uvuga ngo bamajije kubona RMC imajije gutsindwa, isa nkaho batangiye kugaragara nabi, nabo biga amayeri yo kugenda bagafata bamwe mu bashekh, maze ubundi bakabacishamo izo propaganda zabo, bakagenda bagashyira mu Islam. N'ubundi Ndayisenga Ashraf ni umuntu ufite publike nyinshi, nawe arakurikiranwa, ni umuntu abayisilamu bazi cyane, yigishije mu madarasa agiye atandukanye, abantu bakamutega amatwi. Babageze gutya bamukururiye muri ako gatsiko, muri ako gakundi. Sheikh Ndayisenga Ashraf we yari yatangira kurwanya abashekh tugiye tubona, yarabarwanyije, atangira kubabwira ko ari abanyabinyoma, shyira hanze ibinyoma ngo byabo n'ibindi byinshi cyane. Abantu murasobanutse, mugenda mubikurikirana inshallah. Hanyuma RPP ibyo yavugaga twese abayisilamu tumajije kubona ko byari ukuri, bigiye kumugaragara, ndetse n'abandi bashekha bagiye batinyuka bakavuga ati RMC twebwe tubona ibikorwa irimo gukora bitari ku murongo kandi bitajyanye. Bose twamajije kubona ko byari ukuri buri gihe. Ubwo twebwe abayisilamu twigendera mu kigare, tukumva ko ari abantu bashaka indonke zabo, bashaka kugira ngo nabo ariko ntabwo bari kurwanira ikintu kimwe. Ntabwo bari kurwanira ngo idini ya Islam ngo iyoborwe n'ubuyobozi, bari kurwanira kugira ngo idini ya Islam itungane. Nyuma y'ubuyobozi bwacu nubwo twe tubusuzugura, iyo butwigiye ingamba aho ati ubusiramu mu Rwanda agomba kubaho gutya, nuko babonye ko igihugu cyacu niko kigomba kuba kibayeho, wenda bitewe n'uko twituriye, bitewe n'uko wenda tumeze, bakavuga ati mwese mugomba kuyoborwa n'itegeko rimeze gutya. Alhamdulillah, turabyemera, leta y'u Rwanda turebera kure. Ariko natwe abayisilamu ntabwo leta y'u Rwanda twaka uburenganzira bwo kuvuga ngo nimuyoborwe na Qur'an, kuko niyo ituyobora. Ubundi mbere y'uko tuyoborwa n'abayobozi bose, Qur'an niyo ituyobora. Ntabwo leta igeze bitwima twebwe abayisilamu. Ariko hari imvuga hakanye nindi kuvuga kuri Ndayisenga Ashraf. Ndayisenga Ashraf ntago aka kanya yamajije kwinjizwamo iyo mico y'abagabo, nawe
amajije kwinjirizwamo iyo mico, batangiye kujya hariya avuga ati abantu gutya na gutya, ibyo turabirebera ngo birarangira. Ejo bundi bamuhaye agahembo gato cyane, wallahi ni utuntu duke cyane tugira, ni utuntu duke cyane banabashukisha. Bamuhaye kuba agiye gushingwa abahuja, numva bazajya gukora amaka, bazajya gukora umutambagiro umura ntoya, baramuhaye, baramubwira ati fata ibi bintu bishyire mu nshingano zawe. Ni nko kumushuka, wallahi ni ukumushyira mu muriro, ni ukumushyira mu mazi abira, nawe yaba yabimenyaga, ni ukumushyira mu mazi abira. Baramubwira ati fata abantu ujye ubandika maze bakwishyure ku mafaranga twemeranyije, ku mafaranga twasanze ari menshi, amafaranga menshi cyane, ntabwo ari amafaranga abereye, kuko abagiyeyo aka kanya ubu ngubu banasoje umutambagiro, abo ngabo baraje twamenye n'amafaranga batanze ayo ariyo, ariko abatanze bose baciye muri RMC, uwandikaga ni Ndayisenga Shirafu, nawe aka kanya ubusobanuro yakwakwa sinzi uko yabona ibisubizo byako. Bariye cyangwa se ndaracyahari ntawamenya, ariko nta muntu n'uyu n'umwe waciye kuri RMC ngo ajye gukora uwo mutambagiro, bose n'ubu ngubu baracyari hano mu Rwanda. Ni mu bikurikirane abasilamu, ntabwo twe tuba turi kuvuga aha ngaha ibintu bibeshya, ndetse na bamwe mu bari bayatanze bayasubijwe. Ibyo ngibyo ni amakuru tugenda dukesha abantu bagenda baturebera kure, kubera ko bo utegereje ngo bazaguha ayo makuru, niyo waba urinde ntayo makuru nayo baguha, ariko bazatwiba amakuru twebwe abanyarwanda n'abayisilamu, ariko ntabwo bazayima libre bizikurikiranira. Twebwe hari ibyo tudashinzwe, gusa hari ibyo tugomba gukora. Twe dushinzwe kunenga, ntabwo tugomba kujya hariya ngo dushake ibindi. Twe turanenga niba koko ibyo bintu ari byo, niba koko abo bayisilamu twebwe ubwacu twivugira ati ntabwo tugomba kuyoborwa n'abantu baringa, twebwe turayoborwa n'abayisilamu kandi tukayoborwa n'abantu dushaka. Kuki baduha abayobozi twebwe tutishakira? Baduha uburenganzira natwe ubwacu abayisilamu turabufite. Ngo bamajije kwishyiraho ikintu kimeze gitya, umuyisilamu ngo iyo avuze ngo usanga bamubwira ngo ibeshye uvuga RMC ngo baragufunga. Hako abanyarwanda ikibazo dufite ni iki? Ubundi baragufunga. Ubu leta y'u Rwanda, inzego ukuntu zubatse neza zifashe kuno, uku dufashe inzego z'u Rwanda ukuntu zubatse, ubu ni abantu bashaka kuza batanga ngo nagomba ngo tugende. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Niyo bagufunze babanza gukora iperereza ryimbitse cyane, banagufunza bagufungira ikintu gisa nkaho cyageze gute, gisa nkaho kigaragara. Iyo kitagaragaye ejo mu gitondo urataha, cyangwa se utanataha ugasanga wowe urarenganurwa uko byagenda kose, kandi niwe wanarengana. Allah subhanahu wa ta'ala ni uwurenganura, kandi haba hari impamvu ufunzwe, kandi ntabwo wari kuzayisimbuka iyo mpamvu. Ntabwo ari uko wowe ngo wajya hariya ngo uvuge ngo ibitagenda neza. Abayisilamu ntabwo twemeye gupfuka umunwa, twemerewe kuvuga ibigaragara n'ibitagaragara igihe twabibonye. Tugomba kubivuga. Sinzi niba wenda ubwo burenganzira tutabufite, ariko abantu usanga twese abayisilamu dufite ikibazo kimwe. Njye nawe ngo nzabereka message, ndazifite mu matelefoni, icyenda nakira kuko nanjye ubwanjye ndi umu creator content. Hari igihe nkurating ikintu nka cya produit cyane, ugasanga kirebwe n'abantu benshi. Mfite amagroupe ya WhatsApp mbamo kenshi tuganiriramo, ariko usanga ikibazo abayisilamu dufite ni kimwe. Twese ubwacu abatinyuka bakavuga nibo bake cyane, abandi batavuga baboreye ku mitima, babuze nabo bibigaragariza, harabuze bazuze ku mitima. None bamwe bati noneho reka twemere tuyoborwe, n'ubundi nta gahato, tuyoboje agahato, reka twemere nyine tuyoborwe nyine nta kundi. Twabigira gute? Ariko ndakubwira ko twabigira ko tubigira. Uru rugendo abavandimwe batangije bakaba barugeze ahangaha kure, ntabwo ahangaha niho hakagombye gutezwa umurindi, tukabatiza imbaraga, tukabajya inyuma, tukerekana ibimenyetso bigaragara. Abayisilamu turabifite byinshi bigiye bitandukanye. Kubera iki abantu dufite imani nkeya abayisilamu? Abavandimwe nababwiye ngo batangije igikorwa cyo kuvuga, kuko nicyo kintu cya mbere dutegetswe. Uvuga ukuri, uyushyire ahagaragara. Numara kuvuga uku kuri kukajya ahagaragara, wenda byibura bazamenya ukuri, bazagira gute? Bazarenganurwa. Uku kuri kwagiye hanze abayisilamu,
tumajije kubona abadusahura, tumajije kubona nta gikorwa na kimwe turabona ngo wenda iki ngiki MC ngo wenda yagihagarariye cyarangiye amahoro, no kizamo induru. Abo bantu bakomeza batuyobore gute ubundi? None abo ngabo nibo tugomba gufasha, tukabafasha, tukabarwanya, tukagira bazanye Allah avuga ngo nimubabara mubona ibikorwa bibi biri gukorwa, mujye mubikuzaho imvugo nziza, muvuge amagambo atunganye, mubagire inama, mugire gute, nibyanga muzakoreshe n'imbaraga nabahaye, kuko hari ikintu cyanga ku buryo ushobora gufatira n'igihugu cyacu. Urabibona neza ko hari igihe tuzongo iyo wananiranye tubona nta kundi ukirukanka tukabona ko turi bugufate, uraraswa, biremewe. Natwe ubwacu rero Abayisilamu niyo tubona byanze, tubona abo bantu wenda bafite imbaraga, sinzi imbaraga bafite n'ukuntu zingana, twebwe twaranumiwe. Izo mbaraga ubundi z'abantu batarenze bangahe, ubundi ni izihe mbaraga ubundi zananira abantu bose igihugu cy'u Rwanda cyose cyuzuye Abayisilamu? Turi Abayisilamu benshi mu Rwanda, abo bantu ni bangahe ku buryo batunanira gutya bingana gutya, bakatuzonga umutwe abantu tukavuga, abantu tukatwaza imyaka imajije kuba myinshi cyane abantu bavuga byaranze. Abo bantu bameze bate ubundi, bafite izihe mbaraga ubundi tunabimenye? Ubu ngubu tugezeho Abayisilamu bababarira ku mitima, ariko iyo ni imani nkeya. Imbaraga zaranze, amagambo biranga, ubu tugezeho kubabarira ku mitima Abayisilamu. None si nibyo koko? Ni imani nkeya, ntabwo na imani twaba dufite twebwe abanyarwanda mu Bayisilamu. Nta kwemera twaba dufite igihe tuzicecekera tukabona ibibi bikorwa tukituriza, tukavuga ati nta kundi nyine bigomba gukorwa nuko nguko. Twicecekere se tubireke, tubivemo nyine. Uzaza ushaka kuvuga ko ari MC ajya avuga ati ubundi abo ngaba ni ibinani nta wabishobora. Turasaba ariko uburenganzira leta y'u Rwanda idufashe, ibatubarize baze badusobanurire ubundi. Iyo umuyobozi umutoya ashyiraho imigabo n'imigambi, akatubwira amasezerano akaduha amasezerano, ayo masezerano yataheguye birarangira, imyaka imeze ni myinshi, bamaze imyaka myinshi cyane. Bamwe banayobora mu buryo tutanazi, bishyiraho bajya hariya bakitora. Ubundi Ubuyisilamu mu Rwanda butorwa nande? Ko aricyo kibazo. Abayisilamu ntabwo dufite uburenganzira mu gutorwa kw'Abayisilamu. Niba bikomeye rero bigeze ahangaha, wowe noneho twakwitabaza amategeko noneho atuyobora mu Rwanda twese, akaturenganura. Mu by'ukuri mu gihe kiri imbere nako mu gihe kiri inyuma, twari dufite ikintu nakwita, reka duse nkaho tubyita neza noneho ubujiji. Twumva ngo abayobozi bacu kuba batuyobora nyine ngo reka tujye dutuza, ngo tubabanire neza, ko ari abayobozi. Ariko twavumbuye neza ko ntago RMC ishobora kuba ifite uburenganzira ku banyarwanda b'Abayisilamu bose. Reka ni community ishaka wajyamo, ushaka wabireka. Akanya twese tubashije kumenya ko tutabarizwa muri RMC. Sinzi niba n'amategeko tuyoboresha yekura, niba ari kugahato tuzanabimenye. Kuko uribaza ukajya kubona ukabona iraje ifasha umusigiti itazi n'ukuntu wahageze, utazi n'ukuntu niba ari umuturage wibakiye umusigiti bakatawufata bakawufunga bafite uburenganzira. Nese byaba ari ibiki? Abayisilamu ngo twari nyine bategetswe guceceka. Rega ntabwo abanyarwanda ari injiji, abanyarwanda barasobanukiwe. Niyo yakuceceka akabaza ukuri, ibintu biragenda gutya bikarigitishwa tubireba. Akanya abantu barimo kurya inguzanyo zikananirwa, imyenda mu mabanki agiye atandukanye bakananirwa kuyishyura. Kandi Abayisilamu mu bihugu byose umuyisilamu agomba kugira ikigega bita Baitul Mal. Iyo Baitul Mal nta kindi ishinzwe, irengera Abayisilamu. Handi Abayisilamu bananiwe, ni Abayisilamu abana barabirukana ku mashuri, ku bigo by'amashuri barabirukana bakareka amashuri bikarangira. Dufite ubuyobozi, ubwo buyobozi bwaba bumaze iki? Baitul Mal nta imitungo ibamo, nta kindi igomba ifasha Abayisilamu. Abayisilamu bari mu bibazo, abakene baraza tukamenya ngo dufite abakene bangahe, tukamenya ko dufite abakene wenda urugero abakene 50 wenda muri aka karere. Abo bakene ni abandi banya kujya tuvuga twatireka dutange iyi zakatul fitri, iyi ngiyi izarengera abangaba. Ariko icyo gihe iyo tumajije kwikusanya ngo tugomba kwijyana hehe muri RMC, bakagira icyo nibo bafite uko babigabanya nyine, bakabigena bakabaho bashaka n'ibindi, nabo bakagabana bakigendera.
ngo nibo bafite icyo nibo bafite uburyo nyine ngo bazi ngo abo bantu babizi cyane kuturusha, bariya batazi n'abayisilamu babo bayobora barabamenya abakene bafite. Ubu baratuzi, wazi umubare w'abasilamu mu Rwanda bafite, niba batubwire. Ni ukuvuga ngo rero aka kanya ikintu dusigaje cyonyine mu Rwanda ntabwo twemerewe, noneho turabivugisha ukuri, mu Rwanda ntabwo twemerewe kwigaragambya, ntabwo imyigaragambyo yemewe, nta nubwo twanabikora. Abayisilamu twe turasobanukiwe, nubwo tugendera kuri Korani. Korani isobanuye ibintu byose n'uko tuyoborwa byose Korani irabivuga. Ntabwo twebwe ubwacu tuzi agaciro k'Ubuyisilamu, kwiyambika isura mbi tukajya kwigaragambya mu muhanda, ntabwo tubyemerewe. Ariko twe dufite ubwoba ko Abayisilamu bizabacanga bakagera bakabona nta kindi kintu cyonyine basigaje ari ukujya mu muhanda bakigaragambya. Tuba dufite ubwoba ko byazanabaho. Niyo mpamvu nsaba ko leta y'u Rwanda yahaguruka kugira ngo ize dufashe muri iki kibazo kitazagira ngo kikaturenga ubwonko, abanyarwanda bakajya hari ugasanga barimo gufata birwanaho mu buryo budashoboka, kuko ariyo nzira yonyine baba basigaje. Ese niba Abayisilamu akanya bajya hariya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga, Abayisilamu bakajya hariya ku masosho media bakavuga, ibyo bintu byose bigapfa ubusa. Gusa ariko tuba dufite icyizere, tuba tuvuga ati isaha n'isaha leta y'u Rwanda, bantu b'Abanyarwanda Abayisilamu, leta y'u Rwanda irashishoza, ni abashishozi kandi bagiye gukora ikintu bagikora ku mugaragaro, ukabona ikintu iyo bakinjiyemo bagiye kugikora ujya menya ko cyakemutse iki kintu, kandi gikemutse mu mahoro kandi neza neza. wa wundi wakekwaga agiye ku mugaragaro, nibwo yakekwaga bwose cyangwa se wenda akaba ajya ku mugaragaro, wangirije wagize gute, bya bindi arabiryozwa. Ibi batangaze ya magorofa mwajyaga mubona bamwe bagiye bubaka muri icyo gihe, bya bikorwa baba bafite impande n'impande bitanazwi, bimwe na bimwe bazabicukumbura bizagaragara. Leta irakubaza wowe akazi ukora ni aka ngaka, kaguhemba aya ngaya, ibi ngibi ufite gute, byaje gute, ukanabisobanura. Stroga yacu turayizi, ni inkingi y'ubumwe, demokarasi n'amajyambere. Wowe urimo gushaka kubuza iterambere abaturage barigiramo ari 500, ugashaka iryo terambere ko ryihundagazaho wenyine, mu by'ukuri leta irakubona, izakubona, ntabwo tububeshya, leta izababona, kuko ntabwo abanyarwanda turi ibigoryi. Wajya hehe, ubwo busobanuro bwose ugomba kubutanga, ugomba kubutanga. Niba hari ibyo ufite bidaciye mu mucyo, ibyo ngibyo reka tubiharire amategeko. Twebwe icyo tuba dushinzwe ni ukugira ngo tugere gute, tugeze ku baturage ibyo batazi, natwe ubwacu hari ibyo tutari tuzi ariko tugenda tubimenye, alhamdulillah. Muri ino minota mikeya nari mfite, alhamdulillah, wenda njyewe natangiye ku magambo yanjye natangiye nisegura nsaba imbabazi. Ali Pepe n'abandi wenda narashyize mu majwi wenda mu kiganiro narakoze mbere, haciyeho iminsi myinshi, nanjye nabasaba imbabazi mu buryo bunagaragara pe. Hako njyewe nari nzi ko umuyobozi ari umuyobozi wo kubahwa pe. Igihe cyose ari no mu makosa, umuyobozi ntabwo ari byiza ko wajya hariya ngo umuvuge byo ibidakwiye n'iki, ariko aka kanya abayobozi bacu twamajije kumenya ibyo batuyoboramo, ntabwo tubyemera. Umuyobozi nakuyobye ntuzigere byemera, twemereye kububaha, twemereye no kubakorera byose bishoboka, ariko tukagira gute, Imana y'ubwenge ngo tubukoreshe. Ntabwo umuyobozi azakubwira ngo ca muri ibi ngibi tubona ari haramu ngo twirukanke, reka tuzitandukanya nabo. Umuyobozi ntazagusabye guca mu nzira zitemewe, ntabwo byemewe. Nubwo gusa twarasobanukiwe ko ari musiko ko ari abayobozi batorwa n'Abayisilamu bakatuyobora, Abayisilamu twese mu Rwanda. Ntabwo RMC uyobora umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda wose, ni agatsiko kifashe. Kuko niba aha kanya twamajije kumenya ko idini ya Isilamu, ni gute ubundi idini ya Isilamu itazwi mu Rwanda? Nta nubwo RGB ituzi, uretse ko turi idini gusa ntabwo ituzi. Urumva ubundi andi madini usanga yanditse muri RGB arazwi, ariko twebwe ntabwo tuzwi.
Ubisilamu mu Rwanda tumeze nk'aho wagira ngo nyine tuyoborwa n'ibyo tubonye byose, kuko n'ubundi nibo bafite imbaraga, nibo bafite power kugira ngo nyine bagende hariya bifatire udutsiko twabo baza batuyoboresha ibyo bashaka byose. Batuyoboresha amategeko yabo, ntabwo batuyoboresha amategeko ya Qur'ani cyangwa se amategeko yandi. Ubu tumajije gusobanukirwa Abanyarwanda, ntabwo tukiri muri ba bandi ngo nimvuga ngo baranyita ngo Al Shabab, ngo nimvuga azi ubu leta yaza ikakuvuga ngo wowe ngo Al Shabab ko wavuze gusa. Ubu benshi baratangira ngo aya magambo uvuze ngo biragukoraho, ngo ubwo nawe utangiye kujya mu bantu, ngo nawe ugiye gufungwa. Yewe nimfungwa nzavuga amagambo narasubiramo, kandi aya ngaya singiye wa mbere uyavuze. Umva Abayisilamu twese duhurije ku ntera imwe y'uko ubuyobozi bwacu ntabwo butubaniye pe, ntabwo butubaniye pe. Niba ushaka rwose banabimenya aho bicaye, nabo barabizi, uretse ko nabo babizi impamvu twahita tubivuga gutyo, impamvu nta n'ubwo umuntu akigira, nabo barabizi neza ubwabo ibyo amajije kudukora birahagije. Twebwe nta kintu na kimwe turimo kubishyuza, niba ari n'ibyo bariye barariye barangiza, ariko twebwe baduhe intebe zacu maze zijyemo abantu dushaka, zijyemo abantu dushaka. Tujye tunifata tunashima abantu b'intwari, abantu bemeye kurwana, kuba ati nidushaka tuzafunga, dushaka bazatwita abasazi, nidushaka bazatwita baki. Alhaji Rubangisa Suleiman, alhamdulillah, Allah ajye mwongerera, ajye amuha ibyiza hano kuri ino si, kandi nta gihe na kimwe azabimwima. N'abandi baharanira kwishyira kwizana tujye tubibona. Abana baraza ku mashusho bakivugira ati twebwe twarahohotewe, twiswe abasazi, abandi ati twambuwe amafaranga, abandi ati twanze kuvuga kugira ngo tutiyicire ibisibo byacu, twanze bose. Ibyo byose leta nabizi, iyi social media igera kure, abantu benshi barabireba, ahubwo tugakomeza tugacecekwa, tukicecekera, tukagira abaturage kubera iki twebwe twakwimwa kuvugwa. Mwavuze twese tukavuga ikibazo dufite twese tukakivuga. Aho perezida yaje duhaguruke tubaze dufite ikibazo. Abayisilamu tuyobowe n'abantu tudashaka, tuyobowe aka kanya perezida w'u Rwanda niwe w'ikirenga mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda murabona imbaraga afite, murabona ukuntu tumwubaha, n'ukuntu byose twebwe turavuga ati ni successful kuri perezida, ariko iwe none anashatse we ahubwo yaturiwe ati ndabayobora nk'Abanyarwanda, kandi wallahi nta niko twanajurira, twabyemera cyane, ahubwo twumva ati ubundi kwiyamamaza no kwangiza umuhango, kuko twese mu mitima yacu tuzi ukuri kurimo, twese ni ugutora, ni ukumutora. Ashatse avuga ati ndicariye n'ubundi ninjye muzatora, ariko kugira ngo demokarasi ishyirweho ni uko avuga ati njyewe ngomba kwiyamamaza nanjye mukantora. Perezida w'igihugu cyacu tukubaha dukunda nawe akavuga ati ngiye kugira ngo mbereke ko mu Rwanda dufite demokarasi, ndeka niyamamaza, nubwo mbizi neza ko mwanantora, kuko nawe arabizi rwose. Ntabwo akivuga ngo gutorwa gusa, Abanyarwanda twese tujya hariya, nta wundi dutora, ni ibintu turi mu maraso. Ariko akavuga ati kugira ngo tugaragaze demokarasi akiyamamaza tukamutora. Ariko abandi bo baraza tukumva ngo hagiye umuyobozi, ngo muri musingo hagiye undi, ngo undi bamwirukanye, ngo bashyizeho undi bashaka. Urumva bari Abayisilamu ibyo bintu ntabwo twari tuba tubyumva nk'Abayisilamu nyine. Urumva niyo mpamvu nyine turwanira nyine ukuri kwacu, duhe ukuri kwacu, tumenye ngo Abayisilamu turayoborwa, ariko tuyoborwa n'abantu tuzi, abantu twitoreye, abantu twashyizeho tuzi ngo binameze gutya. Banaturahiriraga, banatubwira ngo ubundi twebwe tugiye gukemura ibibazo ibi n'ibi, tugiye kubageza ku bintu ibi n'ibi, nibitagerwaho nabo baveho dushyireho abandi. Kuko perezida w'u Rwanda tuvuga ati nimuntora imihanda, amavomero, amashanyarazi bizagerwaho, kandi bizagerwaho 100%. Tukabona birabaye. Iyo bitabaye umuyobozi ikintu kimubaho, iyo bitabaye umuyobozi avanwaho na nabi cyane, ubwo ntabwo aba ari perezida wabiteye. Bamwe mu bafatanyabikorwa nibo babitera, abo babiteye rero ntabwo perezida ajya barebera gutya ngo abihorere. Arabwira ati mwebwe izo nshingano twabahaye ntabwo muzishoboye, wigendere. Ntabwo nubwo yita ngo gakomeye gute, nubwo yita ngo wenda oya, aravuga ati igendere, iyo ntebe wicayemo hazemo undi bishoboye. Natwe Abayisilamu reka duhabwe uburenganzira, duhabwe demokarasi, ko turi mu gihugu cya demokarasi, maze natwe baduhe uburenganzira twitorera iwacu.
mu minsi iri imbere navuze ku kintu cy'abayobozi mvuga ko wenda twaribeshya ibintu byinshi, tuzi ko RMC ubwo ituyobora bwose nyine ituyobora ariko mu mucyo wenda nubwo ikora amanyanga n'ikibazo ariko ituyobora mu mucyo wenda tuzi ko wenda twanabitoreye, kuko hari abantu benshi tutazi impamvu ngo abayobozi mu Bisilamu bajyaho ni iyihe, twaje gusanga yuko wapi nta buyobozi dufite twebwe ahubwo bwacu tugomba kwishakira abayobozi natwe bacu. Nabivuze abantu ngo wowe ngo watumwe na RMC ngo nawe wowe ugushaka kugira gutyo ukajya mu nibwo nahise nabona agahinda k'abantu bifitiye, nibwo nahise mbona agahinda abantu bifitiye. Soza iki kiganiro nanagisoza kugira ngo wenda ibintu tujye tunabireka tuzane ibindi bishyashya, nanasoza buriya Abisilamu reka mbabwire, buriya Abisilamu twebwe abemeramana utwo turabemeramana, ni ukuvuga ngo hari aya igaragara muri Quran, ndumva ari aya ya 9, Quran 49 aya 9, iravuga ati mwebwe Abayisilamu abemera nimubona amatsinda abiri ashyamiranye mu Bayisilamu, ashyamiranye atavuga rumwe, mujye muyunga. Abayunga ni bande? Ni twebwe Abayisilamu. Mujye muyunga, kandi nimumara kuyunga mukabona itsinda rimwe ntago ririmo kuza kumvira mukabona itsinda rimwe ntago ririmo gushaka kuza kwiyunga n'iryo ngiryo, iryo tsinda muzagire gute? Muzarirwanye. Muri amatsinda abiri ndi kuvuga muri kuyumva, ari Abayisilamu bamwe bifasha kuba tugiye guharanira kwishyira kwizana, tugiye kurwanya iyi RMC tugaragaza ibi byayo, ntabwo tubitsinda twebwe. Ubungengi ntabwo mbitsinda kuko ibi byose biragaragara, ibiganiro byose tugiye tubireba. Bamwe baravuga ati twe turi kwishyira kwizana, turi kurwanira kwishyira kwizana kw'iyi RMC, ibyo ikora turabibona twese, bakabishyira ku mugaragaro. Iri tsinda rya RMC naryo riri kugaragaza ko amakosa n'ibyo byose batabifite, bamwe bajya banafungura amacana yabo ku ruhande muzagenda muyabona. Aba ni amatsinda abiri, harimo iri kurwanira ukuri, harimo n'iri kurwanwa ku kuri, nyine barimo kurwanwa nyine ku binyoma. Ayo matsinda abiri rero nta bandi bagomba kwamagarira kwishyira kwizana, ni twebwe Abanyarwanda tuvuge, Abayisilamu n'Abayisilamukazi tuvuge, tugende tubahamagarire kwiyunga. Kandi bangabo babandi barimo gushaka kutashaka kujya mu bihugu, ko usanga nabo ubwabo muri RMC ntabwo na telefone bayitaba, ubahamagaye ati turashaka kubabaza ibi n'ibindi umuntu uyu n'uyu, kuko abenshi n'abanyamakuru b'umwuga babahamagara, hanyuma bakabahamagarira kuza bakiyunga. Nibabyanga itsinda rimwe niriramuka ryanze kwiyunga n'iryo ngiryo, mwebwe muri kubunga iryo tsinda rikanga rikagarama, muzarirwanye kandi mwivuye inyuma. Nimumara kurirwanya naryo ntabwo utegetswe gufata ngo twamajije kubarwanya, ngo turabazanye, ngo bamajije kwemera, ngo tubahohoteye nabo, ngo tubabaze bya bintu byose badukoreye, ngo tubaryoze tugiye gute, tubarakarire n'ibindi. Allah aravuga ati nibemera bakagaruka nabo bakemera kugenda nk'uko mugenda, bakemera bakicuza, muzababarire kandi nimuzigire gute, tuzasubiye inyuma ngo mujye kubabaza ibindi byinshi n'iki, kuko Allah akunda abatanga imbabazi kuko nawe ni nyir'impuhwe. Nta kindi twe tugomba gukora, ibi byose tuba dukora ni ukugira ngo duhamagare, ni ukugira ngo dutange message kuri aba bantu, bamenye ko tubazi. Natwe abaturage pe n'ibiganiro baduha kenshi na kenshi babiduha turimo ku mitima turi kwibaza, atari ku bundi abantu batubwira ibintu n'ibintu badukorera byose usanga niba bahagurutse babigendera nta kintu kimwe twumvishije. Abantu b'Isilamu dore nuko Ubisilamu bubayeho, abenshi barabigaragaza, abandi banze kuvuga kugira ngo batiteranya. Nabwiye ngo ntabwo leta y'u Rwanda ipfa gufata umuntu ngo ishyire hariya gusa, rega ntabwo bikunda. Alhamdulillah rabbil alamin. Ubwo ndizera yuko byanga bikunda, igihe icyo ari cyo cyose nizeye yuko ibintu bizajya ku murongo, kandi igihe yagiye ku murongo inshallah ntabwo bizongera gusa nk'aho binyinyuka, ntabwo bizongera gusa nk'aho bijegajega. Nibirajegajega turi abantu rega, ariko nanone tujya dukora ibintu byiza, nihaboneka n'akabi kamwe cyo nta kibazo, kuko umuntu arakosa, umuntu ateye mu makosa, nta kibazo. Ariko nanone ese uyu buri munsi reka
naam nge nanasoza none ku ijambo nahereyeho ari pepe ndamusaba imbabazi nivuye inyuma kuko namushyize amagambo kenshi igihe wenda nubonaga rimwe na rimwe na tutazi natwe tutasobanukirwa n'iki ubu akanya twarasobanukiwe alhamdulillah. Allah amworohereze niba nawe hari aho yari yandakariye cyangwa se ko ndibizi neza ko ikiganiro ashobora kuba yaracyumva yaba yaracyumvishe nigeze gukora, niba hari aho nabangamiye ambabarire kandi nizeye yuko ngenda bishyira mu mihigo yanjye bizarangira mugezeho impande umusembazo turi kumwe gutya inshallah taala. Ntabwo nari ngamije kugira ngo wenda ngaragaze nabi wenda sheikh cyangwa se ndagaragaza nabi wenda rubangiza nk'uko byagaragaye wenda mu biganiro nakoze mbere, ariko nizeye yuko ni abantu b'abagabo kandi iyo umuntu afite ukwemera nta kindi twahanaga twese twumvaga ko byibura biceceke birangire abayisilamu tumenye ko twatsinzwe byarangiye, ducecekere birangire tumenye ngo tuyobowe n'abayobozi n'ubwo wenda ari babi ariko tubyemere nyine nta kundi, kuko twabonaga n'ayindi nzira ko nabivugiye ku mujinya nari majije iminsi mbona abantu ubacaho ugasanga badahuje n'ukwemera baragusetsa abayisilamu namwe twarabamenye pe ibyayo byagiye ku mugaragaro ati namwe ntabwo mucyumvikana tukaba tuzi ko abasilamu noneho ngo mugire urukundo mukundana none dore urukundo rwabashizemo namwe mwabaye nkatwe twese. Urumva ayo magambo uri kuyumva hari ukuntu bigukoramo nyine ugasanga wumva biri kugusenya no mu mutwe. Nicyo kintu nakibivugiraga vuga ati wenda reka turekere aho ngaho ntihazagire uruhande rumwe rwongera kuvuga ku rundi, tubirwanye mu ibanga cyangwa se niba bitarashobotse ducecekere birangire kugira ngo tuzakomeza kwiha rubanda, ariko bakanya byararangiye twishyize hanze. Reka rero bijye ku mugaragaro, leta y'u Rwanda turayisaba ko yadukiranura n'aba bantu tukamenya aho duhagaze nk'abayisilamu, twamara kurangiza ibyo byose abayisilamu tugafata inzira nziza tugasubira nk'uko twari tumeze mbere hose. Twese uko twari tumeze turabizi abayisilamu wumvaga umuntu ahubwo ubuyisilamu wabaza ati umuntu muzi umuyisilamu muzi iki, umuntu wese abazaga yaba umukristo yaba umudive yaba umuki arabazaga ati umuyisilamu muzi iki, ati abayisilamu bazi urukundo, abayisilamu barakundana cyane, abayisilamu bakunda n'abantu gutyo nicyo bari batuziho. Ariko nangaha ni abantu batangiye kujya hariya bakavanga abayisilamu nabo twaramenye nabo gutya na gutya, urumva rajya byaratubabaje cyane. Nam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.